kubasuhuza rero abadukurikiye hano kuri P.N.P Empire mu kiganiro Fame nuko musanzwe mumenyereye rero njyewe nkaba nitwa Tinsanze n'umwanya rero mwiza cyane kabisa kuri wowe ndetse nanjye ndetse n'undi wese udukurikiye na mugenzi wawe n'inshuti yawe ndetse n'umuryango wawe kugira ngo ube waje hano kugira udukurikira aha kuri iki kiganiro. So ni mu kiganiro rero Fame kizamo agace ka talent show rero dusangamo ibice byinshi bitandukanye by'abantu bafite impano zitandukanye muri rusange, abahanzi ndetse abartiste ndetse ababyinnyi, abantu mbese impano zigiye zitandukanye Imana yaremanye abantu. So niho rero ubisanga uyu munsi rero tukaba twagiye nyine cyangwa se tukaba turi kumwe n'umutumirwa kabisa, uraza kumubona mu kanya gato. Umutumirwa wacu muri talented cyane, ngiye twaraganiriye mu minsi mike mwe mudahari, ariko ndifuza kumutumira nyine, ndavuga nti wamutumira akaza hano tukaganira hano muri studio za P.N.P Empire. Ariko nyine icyifuzo cyanjye cyagezweho, yaraje ubu ngubu tukaba turi kumwe ahangaha aka kanya, ubu ngubu udukurikiye n'ubu ubireba. Ese umeze ute aho uri wose? Bwira mugenzi wawe hano hirya no hino rero muri Afrika, mu Rwanda, Kigali kabisa. Muri iki gihe ntabwo wabura kureba ikiganiro nk'iki ngiki, kandi ndagushimiye cyane. So be ready, nyuma yo kwamamaza uraje ubone umusani wacu kabisa, nabonye yabukereye cyane, ameze neza cyane. Be ready guy kabisa, it's so hot. Audio Jungle. Nanone ngiye muri kumwe nitwa Tinsanze, ikiganiro ni Fame by'umwihariko talent show. Aha rero kuri P.N.P uyu munsi rero kabisa, sinzi niba muri kubibona namwe, ntabwo ni njyenyine muri studio za P.N.P, ndi kumwe n'umusore kabisa mbona wakamejeje ku ma vibes menshi cyane. Bimeze avuga cyane bakumve kabisa, ndabona umuntu ufite imbaraga bimeze neza. Turagusuhuje, turanakwakiriye muri studio za P.N.P. Umeze ute? Ibintu ni sawa, ibintu ni fresh. Urumva wuzi? Uje kumwikira abantu kabisa ahangaha, urabara dontoye turabaha show. None se urabona hari uburyo abahanzi mu bigenza, wenda nubwo wenda ntazi niba uri n'umuhanzi, ariko urazi kutubwira icyo ukora gusa nabo ufite bad vibes nk'iz'abahanzi cyangwa se abasane. So ukaba rero ugiye kutubwira mu izina ryawe cyangwa se ugiye kwibwira abadukurikiye uwiwe. Ese nta gaki ushobora kugaragariza umuntu ko ukora iki? ICYARIMWE, no problem. Well, I told you my love is true. I promise to love you, I will never hate you. Namaze kukwandika mu gitabo cy'amateka, naho buwahemuka sinarenga twahinzika. Love you baby girl, yo, I'm a wise man. Please believe me, I can be your man. Ninyamanzwe ihungu murizo wayo, burya kuko ngirwa ruhabona nge ndamutse musize rero naho naba nandukaniye nayo. Then trust me my darling, I can't gonna leave you because you are mine, yeah. You my best one. Mwabibonye rero kabisa ko uyu munsi ntabwo turi twenyine, nta nubwo we never be alone. So umeze neza noneho ubu ngubu turagaruka abo things kabisa, n'ubu kandi wakongera ukabakubita kabisa. So nabonye urapa cyane, numvise urapera urenze. Ureba ibintu by'urukundo, ibintu by'urukundo hamayire wagiye kure. Bigaragara ko ukunda ibintu by'urukundo cyane. Urukundo nta muntu utarukunda, wenda nuko turugaragaza mu buryo butandukanye. Abaraperi benshi bakunze kwanga ibintu by'urukundo. Nese muri abaraperi bose uzubutara byayuzi ni wabwa narukundo rwaje ko ntawe kabisa. So tudatinze rero watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Twamuzanyye Christian, izina ry'ababyeyi. Uburyo buhanzi nkoresha ni Chris Bello. Chris Bello.
Chris Bello wabyise gute cyangwa byaturutse gute? Nkuko mu byo nyine muri Chris Bello harimo izina Chris ritangira Chris rituruka kuri Christian n'izina ryanjye bwite kuko nashatse kugira nyine kugira ngo artistique bigende. Bello nta kazina naje nagingaho nyine kugira ngo bibashe kunurira biryoshye. Yabashije gushyiramo nyine akanurira cyangwa se ashyiramo nyine ubutamu n'ubuki mu kazina keza cyane Chris Bello. Aba Bello nta wundi Bello nzi ushobora kuba umuzi kimwe nuko n'aba Chris Bello isa n'umuzi ariko nyine abo ngabo ntabwo bitwa ba Chris Bello. Uwitwa Chris Bello umuhanzi witwa Chris Bello turi kumwe ahangaha right now hano muri studio za P.N.P Empire kabisa. Chris Bello watangiye ibintu by'umuziki ryari? Muziki yazo gutangira umuziki hari uburyo butandukanye but kumva sinataka gupresiza ngo nawutangiye n'iki gusa nyine umuziki wanje umenye ntabwo ari ibintu byahise biza gusa nyine ntangiranye nagiye muri studio bwa mbere mu 2017 niga senior 2017 nibwo wiyumvisijemo kuba waba umuhanzi? Okay, from zamani narandikaga bisanzwe gusa nyine umwaka wa 2017 nibwo nagiye studio. Wagiye studio 2017 wagiye studio uhashize imyaka ibarirwa muri 5. Chris Bello umureba ahangaha agiye muri studio. Chris Bello kuki wagiye muri studio 2017? Ni iki kintu wasanze muri studio? Ese ni iki gishya wabonye muri studio? First of all nyine umusani wari wese nk'uko byumva bigeze studio ugomba ko ibintu bigiye noneho biri serious. Yo usanzwe wandika bisanzwe utaka career zisanzwe biri different n'umuntu umaze kujya muri studio. Ujye muri studio nibwo utangira kumva kuko wa mugani n'umuhanzi. Nigera studio nahise mbona ko ibintu bishoboka. Ntabwo nyine gisigaye ni promotion z'izi. Studio igeze muri natumva kuri umuhanzi n'ibindi atari byo twakoze. Nkurikije igihe umaze ujya muri studio ni igihe kirekire ariko ufite indirimbo cyangwa? Already I have like 5 songs out. 5 afite rero indirimbo 5 ziri hanze already. Ni audio cyangwa na video? I have 2 videos and 3 audios. Izo video nazo of course ziri muri system audio ubwo zikaba 5 mu mbumbe. Ufite indirimbo 5 za audio n'ebyiri za video. I like it rero bigaragara yuko umaze iki gukora. Bivuze muri waratangiye 2017 mu gihe turimo cya 2022 umaze buri mwaka ukora indirimbo nziza. Chris of course. Nziza nubwo ntaramenya ariko ndi kubona utakora indirimbo mbi. Ndi kubona uri umuntu ufite ubushobozi bwo gukora indirimbo inarenze kabisa. So indirimbo umaze gukorera ama video zitwa gute? Ushobora kuvuga indirimbo wakoze bwa mbere? Indirimbo nakoze bwa mbere muri studio It's all about you, but in a video, tukiri muri sobaze nyine mu wakane nagitse bindari byakaza. Indirimbo mfite video ni ebyiri. Ari bita the one ya bitanyorosa. Izindi zo nama audio. Izindi nama audios. Izo ufite video? Yes, the one and Nyorosa. The one and Nyorosa. So muri Nyorosa ushobora turirimbira ho gatoya kuri Kanyorosa cyangwa ukaturapira ntabwo nzi niba ari no problem. Okay, Afrobeat. Yes, uvuga ngo wenda ikintu ntabasobanuriye imbere ngomba kumenya ni Chris Bello but murera muri groupe yitwa The Top Sons. Nuko abandi baba batabashije kuboneka nyine n'ibyo ubasha kupresent nyine ubu hari cyane abandi wenda kuko umuvugizi wabo urabahagarariye. Okay, niso umuvugizi ntari ariko nagaruko nabo batakwivugira nabo ariko uraba impamvu nuko ngewe byibuza nyine ngudakwa mari cyane wenda bo hariko bahugiyemo kugira ngo bidufashe no mu muziki. Niyo mpamvu wenda nimba barabemo barashaka icyatwubaka nanjye tafari natanga ni. So bivuze ngo ni group. We are a group of Top Sons. Groupe yanyu ni ifite izo audio 3? Yes, audio. Yes. Okay.
Okay, you are representative of the group. Iyo group yitwa The Top Sons. The Top Sons. The Top Sons irimo abahanzi nka Chris Bello, hariho bita The Pax no bita Difference. muri batatu. The Pax what? The Pax na Difference. The Pax na Difference. Yes. Okay, none se bivuze ngo rero muri izo ndirimbo zose harimo amajwi yabo bose. Yose harimo. Mwese muraririmba? Twese turaririmba uretse ko nyine muri bo ninjye uririmba ukanaraba. Ubikorera rimwe? Yewe nyine biterwa n'indirimbo tu. Indirimbo yo wenda tufite chorus cyangwa se je runaka webs impression izo mutamu zitera. Okay, muri iyo ndirimbo rero nyorosa bigaragara ko impamvu hiso bivuga nyine nuko hagaragaramo amajwi yanyu atandukanye. Ushobora kutucishiriza bakora muri guitar. Okay. Shako bamba body bombe changa sexy at your lips nuyagara urarara ndimabara sindakarara turinywela whiskey tunarangore on your hips turirira chipsy then uyorose using your size. Oh wow, ako naka verse okay, byiza cyane rero ibintu byakomeje kuba uburyohe biragenda biba mata n'ubuki. Ndabona tugeze hagati kabisa mu kiganiro cyiza cyane turi gukorana hano na Chris Brown ariko ni Chris Bello, ni Chris B, nundi ni Chris B dukunze kubita bose ba Breeze, ariko nyine Chris Bello bakaba afite umwihariko wenyine uko ari umunyarwanda wacu witwa Chris Bello. So Chris Bello, nishimiye kugira nawe ikiganiro, ariko ndagira ngo ubwire abadukurikiye muri rusange imbogamizi wahuye nazo ukijya muri studio. Byagenze ikibazo cyiza studio for first time ora ibisanzwe nyine nta kintu cyo gukora mu kibutonde. Hari igihe wandika indirimbo kumva ko ibyo bihagije igisigaje ari kugenda muri studio hagashya. Ariko uragenda hari igihe ushobora kujyana imirongo itarenze 4-5 ukayikodinga amasaha bifite ariko no kwenda sometimes for first time hari igihe cyo kukodinga kubona sibyo arize recording kugwa muri beat bikagorana bakagusubirishamo voice iri hejuru hasi none ukumva none sometimes hari igihe ujyana ibintu wowe biyandikiye neza bakabihindura total no tone on melody man na lyrics bakazana ngo ndagukunda bakashya ndakwemera abo wenda ndagukunda irimbwa ahantu hose uyu munsi reka dukoresha ndagupenda duteme udakunda ko dukoresha cyane aba producer kabisa tuba tubashimira uburyo nyine mugenda directinga abaririmbyi kuko umuhanzi yageze muri studio nyeka ba directinga ibintu kabigorora ukabishyira ku murongo rero wahuye n'izo mbogamizi wenda ariko hari n'ikintu gishyashya wahuye nacyo muri studio. Ikintu gishyashya wenda bitabaye ngombwa ko na producer bwa ku directinga nawe ubwo bivuga birahinduka. Ni ukuvuga ngo hari igihe ujyana n'indirimbo wenda uririmba buhoro akumva beat uburyo ijemo ukayifilinga ko icyo gihe ibintu biraguhindukana to back studio ku muhanzi is so sweet no ku muntu wari wese waza akagerageza kumva mu gikoni cy'abahanzi bari special. So ikibazo ngiye kukubaza ndakubaza ku muziki wawe cyane niwo ngiye kwibandaho cyane no kuri The Top Sons. The Top Sons ndibanda rero kukubaza ese Top Sons mwamwigera mukora igitaramo? Wenda ntabwo igitaramo cyacu bwite kize gukora igitaramo n'abari badutuye. Iyo mvuze igitaramo I mean stage. Stage zo twarazikubise zitandukanye but ako namuzarenga nk'ishatu. Mwese mwari present? Okay, none se icyo gihe stage ya mbere mwakoze benyuriramo muri make byaragifashe? Stage ya mbere ewana ntabwo navuga ngo full nyine package nk'uko umuhanzi mukuru bati twebwe yaratumeze byari ibyishimo bitewe n'ukuntu hari ukuntu twebwe ntabwo tugiye kubona amafaranga sibyo ariko byibuze ibijyanye n'igihangano cyawe ukaririmbira umuntu urwa barugambira kumvishwa mbere kukivoidinga biragushimisha pe tubona yuko cyakiriwe birashoboka ko akunda ikintu rimwe ryonyine katonda kari ikintu cy'iki ubafana ukareba uko bari kukwakira uko bimeze ari nacyo nyine ajya muri sale wenda n'abadukurikiranye hano umuhanzi n'uzamwumva kari mushyashya singomba kumujanjinga before
wowe genda ukurikirane byibuze umuha amahirwe wumva icyo gihangano cye amasomo ndamutanga bagiye urumva ko ari cyiza ucyumve then judge nibyo kabisa. Sinzi umuhanzi ugeze aririmba ngo ibyo ubona n'ibike biracyaza. James aravuze ati biracyaza. Ntabwo indirimbo tubona hano mu muziki nyarwanda arizo dukeneye zonyine. Buri munsi abantu bagomba guhanga ibishya kandi kiremwa muntu gikunda dynamic no kuba nyine cyabona ibintu bitandukanye n'ibyo cyabonye ejo. So bivuze ngo rero n'indirimbo turacyashaka n'izindi nshya. Reka rero twamamaze gatoya, turagaruka mu kanya. Chris Bello atucishirizaho kabisa indirimbo yafite numvise yo mu Cyongereza ni The One araje rero aturasireho gatoya kabisa, nkukureho turaje mu kanya gatoya. Audio Jungle. Turagarutse rero ahangaha rero kabukiye nyine kutushishirizaho kabisa akarapu gatoya. Okay. Isi turimo n'uruvangitiranye rw'igishimo n'agahinda tuyibonamo na byinshi ntabiriza kuvunda bavuga ngo icyo nyibasize kaza kiba kwa rwunda ubutikaba cyabansize mu marira n'agahinda ubuzima nacyakimishije burya mutima yampano gusa nari cyambaje mu mutima ugenda sinarinzi ko hagati y'ejo hazana imbibi bafatwa n'amagambo y'amateka yacu mabi uko ubundi wowe nari icyo gukumva gusa nawe dufitanye isano n'imisambije icyamukangaruka amapakirize yombi nishinitanye mu gusanga riragera ryambi in my life n'ubuzima nashakira n'ajyamba wambaye kwishimye tunezerewe naziko bizarangira ntayisha n'agahinda bikamana ngo mvuko mbaye ukabuza bugiye zaba ari kuruza bunyitaruye yo none nakudi waragiye gusa kwihangana byarana niretse ko no kubyakira byangoye yamana kabisa. Urakoze cyane, akarapu keza cyane rero adukomeye hano akaba dukomye. Chris Bello rero aradukomye ahangaha kabisa, ntabwo najya kubeshya. Bro, you are the best rapper in the world. Oh, you are the best kabisa, in the best. So ndabona kurapa ubikora neza, kurimba ubikora neza. Ewa ndi gushaka kumenya, urabona music nyarwanda hari imaze kuva naho imaze kugera. Dufite abahanzi bakuru, dufite n'abahanzi bazamuka ndetse n'abashyashya. Ni uwe mwihariko Chris Bello cyangwa the top sounds muzanye muri music nyarwanda izabagira unique? The top sounds ni first of all group ifite intego yo kutabahereza one kind of music. Twebwe vibe yose dushaka ko tuzayihereza Afrobeat, R&B, dance, so umuziki wari ngo muzaririmba injyana zose. Yeah. Twebwe ntari imitation reggae na iramutse ari dukomera twayikora, why not? Na reggae mwayikora ariko wenda reggae ariko ni goyo ariko wabyize wayikora. Twebwe ntari imitation dufite kabisa kuri twanadushobora. Urakoze cyane rero kumbwira umwihariko wawe cyangwa se nuko muririmba injyana nyinshi bese byumvikana. Injyana nyinshi capable yo kuririmba injyana. Of course, you're right. So ahangaha rero turi mu kiganiro cyacu rero tukaba tugira ngo Chris Bello atubwire cyangwa se abwire abantu nka batatu ushobora kuba waha respect washimira ku muziki wawe aho umaze kugera. Navuga ngo respect first of all, urabizi kandi n'ubwoyiza muri bitoro abantu benshi batumva ikomekera wowe umubyeyi wikoza akavuga nimba ubikunze ukabumva n'impano yawe ewa muri inyuma abivuze ngo ababyeyi bawe baragufasha baragushyigikira muri financially n'ubwo nta kintu bakora bati kuguhereza umwanya ku bintu ukunda ngo ukore. Yeah, it's having much big mwongera ashimira buri muntu wese utarigeze umbwira ngo umuntu wese nasohoye akantu
ukavuga ngo kabisa kitlap ugasharinga umuntu wese yifuriza iterambere rya Top Science muri rusange agashimira bya urakoze cyane rero nkaba nkubaza ikintu muri gupanga muri music yanyu mu myaka iri imbere cyangwa se mugiye gukora wateguza nyine umufana dukurikiye hano kuri P.N.P Empire niki wamubwira yitega kuri The Top Science cyangwa kuri Chris Bello by'umwihariko? Okay, kamubwire kuri The Top Science muri rusange niba ndi hano nka Chris Bello ari representing a group yanjye no kuvuga ikintu cyane muva twitegaho no kuvuga twebwe first bibanze mu guhereza abantu bite n'ibintu turi gutanga ko mu gikeneye kandi nimba mwumva nyakibura bitubwiye ko ntabwo tukwiriye mu hejuru kuvuga ngo turacyakeneye kumva ibyo umufana akeneye burya n'umucuruzi ajya mu iduka agomba kurangura ibyo abo bantu bakeneye ntabwo ajya gucuruza inzoga ahantu muri kazi cy'umuntu abayekoresha aho urari ingurube bayisira twebwe mutubwire ngo yawe ndaturuva mwakongera n'iki tumenye ko bimeze natwe we are ready to give you what you want. So muri gupanga iyo mishinga mu gihe cya vuba amuva wenda muri restaurant yararangiye wenda turacyari kugenda no gushinga ariko ndakeka ko umuyobozi netarashabwe n'ibisi nka n'amezi indirimbo niyo ndirimbo muherutse gukora yakozwe n'uwe yakozwe na Papito muri studio ntabwo arayihereza izina wacyakoresha izina rye gusa Papito noneho director aramuzi director ni Evidix kabisa blessings kapo ni umuntu wacu kabisa dukorera akantu kari fresh kandi aritanze A1 no gutaha tugera boss you are together bari kumwe nawe rero Evidix kabisa okay, it's fine. So Chris Bello muri the Top Science cyangwa Chris Bello by'umwihariko umuntu ashaka ibihangano byanyu nihe muboneka mu platforms kibazo cyiza no kuvuga platform zacu ya Instagram, Facebook, YouTube also usanga ni The Top Science Rwanda then ushaka inbox ngewe nitwa Chris Bello 2020 kuri Instagram, Facebook ni Chris Bello ndumva arizo mbuga YouTube kugira umuntu abe yabona ibihangano byanyu kuri YouTube ni The Top Science Rwanda kabisa agenda bisanzwe nyorosa the one n'abaririmbiye so urakoze cyane rero Chris Bello ku kiganiro witabiriye cyacu muri studio za P.N.P Empire wakibonye neza wabibonye wana twabishimiye kandi ubutumire bwanyu n'ubutaha uyatugeranye thank you kabisa uyu munsi rero tukaba nyine dusoje ikiganiro twagiranaga na Chris Bello hangaha muri studio za P.N.P Empire tunabarakira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bigenda bikurikirana muri Fame Hall cyane muri talent show ariyo gace twari turimo rero mu kiganiro kigali cya Fame Hall. So uyu munsi rero Chris Bello turagushimiye kabisa kuba witabiriye ubutumire bwacu. Natwe turayishimiye cyane kuba turi impressions kabisa any ko bitewe na talent nakubona any support uzagira kuri P.N.P turahari kabisa kandi blessings over blessings P.N.P our fans to go and make a subscribe to P.N.P TV kabisa thanks for your support nibyo rero ubu ngubu tukaba nyine dusoje